Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Tele News aho muherereye hirya no hino ku isi mu mfuruka enye zose z'isi. Nk'ibisanzwe njyewe ndi Imanirahari Jacques. Tugiye rero kugaruka ku nkuru zitandukanye zerekeranye n'ubuzima n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ariko ibijyanye n'ikibazo cyo kwiyahura gikomeje gufata intera umunsi ku munsi hano mu Rwanda. Turabasaba gukomeza kubana natwe, mukomeze mukore subscribe, mukore like ndetse na share, mutange na comment ku biganiro tubakorera, kuko uko mukoze subscribe ni nako mubona inkuru tubategura mu buzima bwa buri munsi. Tugiye kugaruka rero kuri iki kibazo. Ni ikibazo abanyarwanda bakomeje kwibaza ngo ese noneho tuziyambaza uwuhe mukurambere? Tuzabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ko ari we ujejwe ibibazo byose, cyangwa se ari we ugerageza gukemura ibibazo byose, ariko si ikibazo kijyanye n'impfu za hato na hato zirimo kwiyahura, ariko noneho byibanje cyangwa se byiganje mu rubyiruko. Iki kibazo nyaboneka turaza kugikoraho iki nk'abanyarwanda, abashakashatsi cyangwa se abize ibijyanye n'imitekerereze mu mitwe y'abantu, abahanga cyangwa se abaganga bafite za siyansi zitandukanye. Abanyarwanda baravuga ko bakwiye gutangira gukora cyangwa se gukorwa ubushakashatsi ku bijyanye n'iki kibazo cyo kwiyahura. Nta munsi n'umwe cyangwa se icyumweru gisigaye kirenga hano mu Rwanda hatumvishijwe impfu zishingiye ku kwiyahura, ndetse izi mpfu zikagaragara mu bakiri batoya cyane. Mu minsi yashize kwa Makuza hano mu mujyi wa Kigali, abantu bari batangiye kuvuga ko ari inzira ya bugufiya cyangwa se inzira y'ubusamo ku bashaka kwiyahura, kuko ngira ngo byari bibaye ku nshuro ya kabiri cyangwa se niba atari iya gatatu niba ntibeshye, hiyahurira umuntu akabura ubuzima bwe. Iyi nyubako yaje kuba ivugwaho ibintu bitandukanye. Muzi ko nyuma y'uko muri icyo gihe hiyahuriye, mu myaka ishize hiyahuriye umuntu agapfa, nyuma hakurikiyeho ikibazo cy'uko iyi nyubako yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro mu gice cyayo kimwe. N'ubu rero mu cyumweru gishize iyi nyubako yiyahuriyeho umuntu, ubu turi kuvugana iyi nyubako nanone igice cyayo kindi kimwe cyongeye kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Benshi rero ibi bintu biri kubera kuri iyi nyubako baraza kubihuza n'imyuka mibi. Reka tugaruke noneho muri rusange ku bijyanye no kwiyahura. Kwiyahura ni ikibazo kugeza uyu munsi abahanga cyangwa se abashakashatsi mu bya siyanse bataragaragaza mu by'ukuri impamvu nyamukuru yaba ibitera. Benshi bagaragaza ko bishobora guterwa n'imimerere, ubuzima umuntu arimo, ubukene, gutekereza cyane, indwara zo mu mutwe ndetse no kwiheba, kimwe cyo n'indwara z'agahinda, agahinda gakabije. Mu Rwanda ikibazo cy'indwara y'agahinda gakabije ni ikibazo gikomeje gufata indi ntera. Abantu batarumva urwego rwayo, bataranasobanukirwa ngo ese iyi ndwara ninde muntu ushobora kuyirwara, ku kihe kigero, ni umwana, ni umuntu mukuru, ni umukecuru, ni umusaza. Ariko indwara y'agahinda gakabije nk'uko wenda mu bihugu biteye imbere byagiye bigaragara, iyi ni indwara yagiye yibasira ibyiciro bitandukanye, guhera ku bakiri batoya kugeza ku bantu bakuru bagiye bahura n'iki kibazo. Birashoboka ko amateka abanyarwanda banyuzemo ashobora kuba imbogamizi yo gutuma abantu batarasobanukirwa ububi bw'indwara yo kwigunga, ububi bw'indwara y'agahinda gakabije, akaba ari byo turi kubona mu buzima bwa buri munsi. Ariko noneho ikibazo gihari, iyi ndwara bikaba bisa nk'aho ishobora kuba iri kwibasira abakiri batoya. Niho abantu bahereye bavuga ngo ese nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko tugeze ku iterambere, iri terambere koko rigaragara, turubaka ibikorwa remezo, turubaka amavuriro meza, amashuri meza, imihanda, inyubako zirazamuka umunsi ku munsi, amahoteli arazamuka, ariko se kuki hadakorwa ubushakashatsi ku gituma abanyarwanda ingeri zitandukanye zikomeje kwiyambura ubuzima? Impamvu ibi ngibi tugiye kubigarukaho, turagaruka ku ngingo zifatika cyangwa se ingero zifatika. Twagaragaje ko mu cyumweru cyashize kwa Makuza hiyahuriye umusore mu kigero cy'imyaka rwose iri munsi ya 30, ndetse amakuru yagaragajwe nyuma nuko uyu musore cyangwa se uru rubyiruko
nta kibazo kindi yari afite kuko ari ubushobozi, yari umuntu ufite amafaranga, ufite bizinesi akora, ariko noneho akavuga ati ibi bintu biraterwa n'iki. Tugiye kugaruka rero kuri uyu munsi mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kigarama, mu kagari ka Nyarurama, umusore ku gicamunsi ahagana hashyira hagati ya saa 7 ndetse no ku isaha ya saa 8 n'igice hafi ya saa 9, ibyo abaturage bafashe nk'imikino bibanza kwitwa ngo ni planka cyangwa se ni imikino. Uyu musore yari asanzwe ari umukarani, abangaba bakora imirimo y'ingufu cyangwa se bafasha abantu mu buzima bwa busanzwe, abantu bafasha abandi kubatwaza imizigo mu buzima busanzwe, babana n'abantu muri sosiyete z'u Rwanda, ibyo turabizi. Yatangiye abaturage bavuga ko ikibazo gihari ari ikibazo cy'ibiyobyabwenge, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko nacyo ni kimwe mu mbogamizi cyangwa se ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ubwiyongere bw'impfu ziturutse ku kwiyahura cyangwa kwiyambura ubuzima ziyongera. Uyu mugabo bita Mubi ahagana hariya mu Cyumbati, abahazi abadukurikiye hano mu mujyi wa Kigali rwose, ni munsi ya Nyamirambo umanutse za Setanderi cyangwa za Sezike cyangwa se uvuye za Gikondo, naho bita mu Cyumbati, ni muri iyo santere werekeza rwa Rutabura. Umusore rero yaje kugira gutya, yurira igiti gihari cya pinusi cya sipure, aracyurira afata supaneti, nyuma arurira nk'imikino bavuga ati niza planka, yurira mu giti. Abaturage baturiye hafi aho ngaho rwose mu nyumvire namwe, bimwe polisi ivuga ngo dutangire amakuru ku gihe, ariko nk'imikino nyine isanzwe icyitwa planka kigiye kuzakora ku bantu, kirasenya ingo z'abantu, ariko noneho kigeza aho planka ishobora kwambura umuntu ubuzima bwe. Yuriye rero mu giti, arangije akoresha supaneti, ndetse hari n'umugozi wari uri ku ruhande awujyamo, yimanika mu giti, abantu bagira ngo ni imikino. Hanyuma hari umwe mu babyeyi waje kureba, aravuga ati Mubi, ibi mikino uri gukina ntabwo ari imikino myiza, amanuka mu giti wikinisha abantu. Abona umuntu ntabwo ari kunyeganyega, kumva umuntu byari byarangiye, already yamaze gupfa. Aravuga ati nyamara umuntu yapfuye. Nibwo bahamagaye inzego z'umutekano, mudugudu hamagara polisi, haza urwego rushinzwe za kizimyamoto kuko batekerezaga ko wenda hari izindi mpamvu zabaye, haza polisi, ya modoka y'ubutabazi ishobora gutwara wenda imirambo, iyo yahaje. Polisi isanzwe muri uyu murenge bahageze baje kureba ikibazo, basanga umusore yashizemo umwuka. Ariko bamwe mu baturage baganiriye na Tele News, nkatwe uko uyu munsi twigereye kuri tele, batangaje ko uyu musore yari yakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa se yari yabanje kunywa ibiyobyabwenge, ndetse agenda aganira n'abaturage basanzwe afasha. Binavugwa ko yahashye igihingwa cy'amateke cyangwa se ifunguro ry'amateke, akabanza akateka akarirya agasangira nabo bari basanzwe bakorana yishimye, ariko nyuma akababwira ati uyu munsi ninapfa ndaza guhitana ubuzima bw'umuntu. Abantu benshi ntabwo babyumvaga, iyo mvugo ntabwo bigeze bayumva. Byaje kurangira rero icyo yavugaga ko nadapfa ahitana ubuzima bw'umuntu, yuriye mu giti bamurebera, batazi ibyo agiye gukora, byitwa planka. Ya mikino yadutse yitwa planka, ajya mu giti yinagarikamo akoresheje supaneti, birangira ubuzima bwe burangiye. Aba ni abaturage bagana n'itangazamakuru ubwo twagiraga habereye iki kibazo cyangwa se iki kibazo cy'ubwiyahuzi kuri iyi santere yo mu Cyumbati, mu murenge wa Kigarama, mu kagari ka Nyarurama. Ni abaturage rero, reka nabo tubakurikire kugira ngo twumve neza uko iki kibazo cyatangiye, n'uburyo bakibonye, ndetse n'icyo bavuga ku mpfu zikomeje kuba za hato na hatoya ku bantu bakomeje kwiyambura ubuzima. Twa murimo y'amakuru twikoreraga gusa, twikoreraga twaraga amakara ikiyede icyo muri aka gasu kose baramuzi n'abakuranga bageze umuturage wa hano haruguru. Mujya kumenya ko yiyahuye se mwabimenye gute? Bimenye mu kanya aje guhaha hano mu gasu. Urumva bavuga ko byagenze gute? Ntabwo nabyumvishe, umuntu araje arahagaze haruguru y'ameza abwira meterese
ngo ndi kureba akaguru k'ikirenge cy'umuntu mu giti petero aramubwira ngo gurya ngo kiriya cyo turaza noneho njya ku ruhande hagati y'ametero ese n'imineke ndebye ndavuga ntabwo ari akaguru ni umuntu wa nyawe ntiduhita twirukanka n'umuntu wogosha hariya bita bo twahaburiye tujya kureba bo bakazajya bavuga ngo ni muzima ntazavuga ni mugo nturebe ukuntu uri kuduhahabura nibakumanure tugukubire tugira ngo ni muzima noneho baravuga tukavuga ngo supanete ariko yacitse agahano turebye tubona yahagamye amaboko yamanutse akagama mu giti n'amaguru akaguru kamwe kihimira mu giti gutya noneho ngiye hirya kurande tegekora mu shipiri yamucengera umutwe wegamye gutya uhagama ku ishami mbona yasamye mpita nirukanka ndavuga niyo yapfuye yesu we nibo yapfuye mpita nirukanka urase nirukanka sinagarutse ngira ubwoba mpita nirukanka ariko ndagenda nkibwira abantu abandi nabo bahita bajya kuzana mu giti twatura ngiyeyo ariko manuka sinakora mwumvishe ngo polisi zahageze nibwo narinda bari kumumanura bamushyira mu cyiciro ngo mbere yo gukora ngo hari ibyo yari yabanje gutangaza ngo aratekera abantu bararya ntabwo mbizi byantuye hejuru iriya nuko nagiye guhaha ntabwo njya mpahira nawe n'umugoroba bye ni kure y'aka gasambu hejuru ku ishyamba ariko numvise ngo yafunze abantu bose mu mabotike aba yakaba yaga ibintu n'aho yahahiraga ngo mu gitondo yagenda basezera ntabwo njye ntabwo njya mu gasambu tureba kuko asanzwe ari kavukire wangaha yaba ari kavukire wangaha ntabwo mbizi njyewe ntabwo nanjye nimushye n'ahangaha nari ntuye k'amabuye hirya ubwo ni ukuvuga ni umupagasi wari waje guhiga nk'abandi bose bisanzwe ariko ashobora kuba atanga ahangaha mwabaza abinaha rero bamumenyereye cyane icyo cyatumye abamukunda urupfu rwo mwarumenye nsanga hari ryari nambutse mbona abantu bari gushungera nanjye ndareba nsanga usanga yapfuye hanyuma akimara yari yapfuye uruhe rupfuye yari aziritse umugozi mu ijosi byagenze bite abonye aziritse umugozi mu ijosi anagana ntabwo yuriramo nta muntu wamubonye mubyakiriye gute noneho by'umwihariko murasaba icyo abantu bashobora kugira ariko ngo wowe muherukana ryari nyakwigira yewe nari nturutse aho bita k'amabuye nsanga no hari abantu benshi cyane na polisi ihari mbona umuntu harimo mu giti hejuru ariko ntabwo nashoboye kuhegera naciye hariya ndakomeza ubu nari ngarutse ndi kureba uko bimeze hari amakuru ye waba wumvise icyaba cyamuteye kwiyahura oya nta makuru naba numvise uretse ko ubuzima bw'uko numvise ntabwo yari ariho neza muri ino minsi rero urubyiruko abagabo hari n'abari kuvuga ati wenda abantu bagirana amakimbirane niba ari kwiyahura cyane nkawe niyo nama ushobora kugira abanyarwanda kuri iki kintu cyo kwiyambura ubuzima ko atari byiza kwiyambura ubuzima ntari byiza ariko biriya bintu ni nk'umurage ntabwo ari umuntu ubikora ku giti cye kandi nk'ibintu bitera umuntu ntabwo ari umuntu ubizana ntabwo umuntu abe ku buzima buryana ariko kwiyahura burya nubwo tubaseka ariko ni ibintu biza mu muntu bitewe na wenda n'imibereho cyangwa n'ibintu byamuteye cyangwa n'ibyo baba baramuteze ariko nta muntu wabyizanira ubuzima buraryana nta muntu wabyizanira rwose nubwo tubaseka ama wiriwe neza biravuga ko hano hamaze kwiyahurira umuntu ibintu byabaye ryari ibintu rero nahaciye nko mu masaa yine n'igice ibintu bitaraba bishobora kuba byabaye nka saa sita cyangwa saa tanu n'iminota uyu muntu mwari mumuzi gute ko bivuga ko yari asanzwe akorera hano wa hano ariko n'ubundi yari asanzwe atitwara neza ari umusinzi ni umuntu wari uri aho nyine udashobotse ariko ngo abaturage banga kuri kano gasoko ngo babanje kuvuga ngo ari kwikinisha ko yuriye mu biti babona nta kibazo afite ngo yari asanzwe aryama muri kare hagati ibyo bintu byaba ari byo nta muntu wamubonye bose bavuga ko nta wamubonye ariko yari asanzwe ari nk'igisazi hanyuma muri ino minsi hari kuvugwa impfu abantu benshi bari kwiyahura mama ni iki kintu ushobora kubwira abanyarwanda ibyo ari byo byose akenshi hari abo bituruka ku biyobyabwenge hari n'abo bituruka ku bibazo by'amafamiye by'imiryango inama wageneye iyihe inama najya akenshi ngewe abantu ntunze kubona kenshi ni abagabo bafite ingo haba habayeho amakimbirane ku bagabo bafite ingo abandi rero ni ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose twagakwiye kureka ibiyobyabwenge aje yirukanka avuga ati ubu ariyo bati gute kugira ngo yiyeho yabanje iyo turi kumwe yambwiye ati giye kabisa giye kwiruhukira giye kwijyana nabati genda mwijyana ariko mwaje kubatekera ibihaza ngo murye babyanje yabanje ngo kubatekera ibihaza yabahaye iki
mu buzima busanzwe mwe mubanya gute nk'amateka muzi twumvise ngo yarongo umuntu arapfa fata umwana ku ngufu w'umuhungu mu kibuno ubundi aje yirukanka avuga ati mubi ariya bati gute kugira ngo yiyeho ngo yabanje giye turi kumwe yambwiye ati giye kabisa giye kwiruhukira giye kwijyana nabati genda mwijyana ariko mwaje kubatekera ibihaza ngo murye abo byanje yabanje ngo kubatekera ibihaza yabahaye iki mu buzima busanzwe mwe mubanya gute nk'amateka muzi twumvise ngo yarongo umuntu arapfa fata umwana ku ngufu w'umuhungu mu kibuno ubundi ariko watekeye abantu bari gusangira yiriwe yiyenza abwira abantu ati munsi n'imicumu ndafunga nibyo nabashije kubona hanyuma urupfu rwe mwamusanze mwamenye ko ari mu giti bigenze gute yewe kubera naje baravuga bati muve kuko yari mushuti wanjye hano twirirwanaga hano bati yiyahuye nanjye naje ndeba ariko uko yiriwe yiyenza ahagaze ni mu murenge wa Kigarama ni mu kagari ka Nyarurama ahazwi nko mu Cyumbati neza neza ahakatira imodoka ziturutse mu cyerekezo cya Nyabugogo mu gicamunsi cy'uyu munsi rero hari umusore usanzwe ukora imirimo y'ubwikorezi abo twakwita cyangwa se nk'abantu bafasha abaturage abakarani mu mirimo itandukanye yari asanzwe abatwaza mu by'ukuri habaye icyitwa nka planka nk'uko abaturage begereye rino soko riri inyuma yanjye mubibona uyu musore akaba yiyahuye yuriye kiriya giti yabanje kurira ndetse abaturage babibona bamwe mu baturage batuganirije cyangwa se baganirije itangazamakuru bagiye bavuga ko ibi bintu babanje kubifata nk'imikino uretse ko uyu musore mu magambo yari yavuze mbere y'uko yiyahura mu magambo abaturage bagiye bagarukaho yari yavuze ko uyu munsi natica umuntu we aza gupfa ariko ntabwo bari bazi mu by'ukuri uburyo ki aza kubikoramo icyatunguranye ni uko mbere y'uko akora iki gikorwa yabanje gufata amafunguro arimo amateke yabanje guteka ndetse asangira n'abo basanzwe bakorana bisa nk'aho abaturage bo bemezaga ko kwari kubasezeraho mu bihe bijya nyuma mu minsi ishize rero uyu musore bivugwa ko yigeze no kurongora umukobwa ndetse aza kwishyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha rw'ubugenzacyaha RIB bivuga ko yishe umuntu ariko ku bw'amahirwe abaganga baje gupima uyu muganga nk'uko abaturage bangaha bagiye babitangaza basanga uyu mukobwa wapfuye icyo gihe yishwe n'umutima atishwe n'uyu nguyu nyakwigendera inzego rero z'umutekano zirimo polisi zageze ahangaha RIB bari hano mu rwego rwo gutabara kugeza amagingo aya ngaya dukora iyi nkuru iperereza rirakomeje impfu nyinshi ziri mu rubyiruko cyane cyane benshi baravuga ko ari ibibazo bishingiye ku mitekerereze ibibazo byo mu mutwe no gutekereza cyane kubera ubuzima butameze neza kuri benshi abanyarwanda rero bakaba basabwa gukomeza kwitwararika kuko nta kintu na kimwe gishobora kuruta ubuzima iyi ni Tele News Ngiyo Ndimanirahari Jean